twagiye mu yindi saha uko igihe cyicuma tujyane nacyo ariko dutekereza. Think again and again. Mbese wabarigeze kugera muri parike hamwe inyamaswa ziba zikinagura, zimwe zirimo ziriruka inyuma y'izindi? Sinzi niba warigeze gutekereza uko biba bimeze uramutse ugize amahirwe yo gutemberana n'intare. Ushobora kumva ko ibi bidashoboka, ariko birashoboka cyane iyo ari intare zatojwe. Ibyo bibaho iyo uri kumwe n'abatoza bazo. Gusa nubwo ibyo byabaho, nta n'umwe muri twe uyoboye ko intare ari inyamaswa y'inyembaraga, ikaba inyamaswa iteye ubwoba ku buryo ntawe wapfa kuyisukira uko yiboneye. Nyamara nubwo ari inyamaswa y'ubukaka ikagira imbaraga n'igitinyiro nk'umwami w'ishyamba, ntibikuraho ko nayo hari ibijya biyitesha umutwe ndetse ikumva yabuze epfo na ruguru. Nyamara igitangaje ni ukuntu iteka intare ziteshwa umutwe n'utuntu duto ndetse duto cyane. Inyoni zimwe zenda kungana n'ifundi nizo zibuza amahoro intare ikabura uko yigira. Rimwe na rimwe utu tunyoni hari igihe tuza tukicara ku mugongo w'intare kwa kundi bayiryamiye, maze intare bikayizonga koko igatera umurizi ikisararanga, ariko ikaba itabasha gucakira akanyoni ngo ikihanize. Niyo ibigerageje ka kanyoni gahita kigurukira. Nta na rimwe intare yari yabasha kwica akanyoni, menya ari nayo mpamvu inyoni zidatinya intare. Natwe rero nk'abantu dufite ubushobozi buhambaye, imbaraga ndetse n'igitinyiro muri sosiyete dutuyemo. Yewe abatari bake baratwubaha kubera amafaranga dufite, imyanya ikomeye ndetse n'inshingano zacu. Abandi baratwubaha bikomeye kubera ubwamamare ndetse no kuvuga rikumvikana, impano ndetse n'ubuhanga buhambaye. Ariko nubwo ari uko biri, kimwe n'iriya ntare iteshwa umutwe n'utunyoni, natwe dufite utunyoni dutuma iteka twumva nta kigenda mu buzima, kandi nyuma tugaragara nk'abanyembaraga. Utwo tunyoni nitwo dutuma muri twe twumva nta cyizere, tukararijo tutagohetse, tugahorana ubwoba budashira, mbese impamvu zo guseka zikagenda zigabanuka umunsi ku wundi. Utwo tunyoni rero kuri twe tubumbatiwe mu ijambo rimwe: ubwenge bwacu. Imbaraga zihambaye muri iyi si ntago ari amafaranga cyangwa ubutunzi buhanitse, ntago ari umwanya w'icyubahiro ufite muri sosiyete, ahubwo imbaraga zihambaye mu isi ni ubushobozi ufite bwo gufata inshingano ku mikorere y'ubwenge bwawe, ukabwereka inzira bukwiye kukwerekezamo aho kubureka ngo ubwabwo bukwerekeze aho bushatse. Byinshi mu bibazo byo mu buzima bwo mu mutwe nk'agahinda gakabije, ubwoba ndetse n'ubwigunge, guhangayika ukumva uri wenyine ndetse n'ibindi, byose biterwa no kubura ubushobozi bwo kugenga ibitekerezo byawe. Isaha y'imbaraga ni mucyo twese tumenye gukoresha ubwenge bwacu mu mwitozo tuganisha ku kuba mu buzima bwuzuye amahoro ndetse n'umunezero. Kuva uyu munsi rero nimureke dukoresha ubwenge bwacu tugamije kububera umugenga ndetse n'umuyobozi. Think again and again. Umunsi umwe umucuruzi ukomeye yari mu nzira ajya mu nama. Yari yakererewe ariko bitari cyane. Gusa kuko yari umwe mu bakomeye ntago inama yagombaga gutangira atari yahagera. Yageze muri parikingi y'inyubako inama yagombaga kuberamo, nuko aparika imodoka vuba na bwangu, ahita afata amadosiye ye yerekeza kuri asanseri ngo azamuke. Uyu mugabo yari yambaye ikote ry'umukara, ariko imbere hari harimo ishati nziza y'umweru umwe w'amata. Akigera ku muryango wa asanseri ahita yitumizaho, ako kanya ihita ifunguka. Muri asanseri mo imbere hari harimo undi mugabo wari ufite mu ntoki agakombe k'ikawa imwe y'umukara cyane. Kubera ubwira wa mubosi yari afite, yahise yinjiramo maze agongana na wa mugabo wundi wari ufite ikawa, maze ya kawa yose imeneka ku myenda ya wa mubosi. Ishati ye ihinduka ikawa gusa, mbese yaranduye bikabije. Umugabo yuzura umujinya, areba hirya areba hino, ariko abura icyo yakora, cyane cyane ko yari yakererewe. Muribaza ngo yahise abigenza ate? Mbere yuko mbabwira icyo yahise akora, reka mbabaze ikibazo. Aba bagabo bombi bakimara kugongana, kubera icyo uriya wari muri asanseri yamennye ikawa kuri uyu w'umukire? Sinzi igisubizo utekereje, ariko ndakeka ko urimo kwibaza uti nuko umukire yari yaje nk'igihubutsi, cyangwa se urimo kwibaza uti nuko uyu mugabo wari ufite ikawa nawe yari yarangaye. Uko biri kose igisubizo cya nyacyo, yamumennyeho ikawa kubera ko ariyo yari iri mu gikombe. Iyo haza kubamo amazi niyo yari kumumenaho, iyo haza kubamo amata niyo yari kumumenaho, iyo haza kubamo ji niyo yari kumumenaho. Impamvu iki gisubizo ari cyo mpisemo rero, nagira ngo ngereranye ibyabaye kuri aba bantu bombi n'ibyo natwe duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turi mu isaha y'imbaraga. Iyo ubuzima bwacu butewe n'ibiduhungabanya, ako kanya duhita dushyira ahagaragara ibiri muri twe imbere.
iyo hagize uwitambika imigambi yawe kimwe mu biza hafi ni uburakari, ukwigunga ndetse n'inzika. Iyo umukunzi agutengushye ako kanya uhita ugaragaza ukwiheba, ubwoba ndetse no kwivumbura. Ibi rero nta kindi kibitera nuko ari byo biba biri imbere muri twe, kimwe na ya kawa yari muri cya gikombe. Iyo mu gikombe habamo amazi niyo yari kumumenaho. Nawe muri wowe habaye harimo impuhwe, waguhemukira wamubabarira aho guharanira kwihorera. Muri wowe harimo urukundo, umukunzi akagutenguha burya wakwiyitaho aho kwiyahuza ibyangiza ubwenge n'umubiri wawe. Muri wowe habayemo gutekereza neza, ntiwapfa gushwana na buri wese ndetse ntiwabatwa no gucira abandi imanza mu gihe nta bimenyetso ufite ku byo urimo gukeka. Ni mucyo duhagurukire gutoza intekerezo yacu ya kure, subconscious mind, tuyihereze porogaramu iganisha ku migirire myiza. Nitubikora tukabibasha, umunsi ubuzima bwahungabanyijwe n'imiraba yo mu isi, ineza igamije kudata umurongo niyo izasakara hanze, maze tubeho mu buzima buzira amaganya n'ubwigunge. Think again and again. Mu kigo cy'ubucuruzi umwe mu bakozi yagize gutya ajya kureba ushinzwe abakozi wo bita HR. Mu kinyabupfura cyinshi ati nyakubahwa, ndashaka kukumenyesha ko ngiye gusezera akazi. Ushinzwe abakozi ati kubera iki se kandi? Umusore ati rwose ndumva ndambiye gukorana n'abakozi ba hano n'abanyamagambo birirwa bavuga mbese amatiku yarabarenze. Njyewe rero ntago nabasha gukomeza gukorera mu mwuka nk'uyu. Ushinzwe abakozi ati ho mbese nuko bimeze? Ati nta kibazo musore muto, ushobora kwandika ibaruwa usezera nta kibazo. Ariko mbere yuko uyandika reka mbanze guha ikizamini. Nugitsinda ndaza kugukubira kabiri imperekezanire kuza kuguha. Umusore ati nta kibazo mbwira. Nuko ushinzwe abakozi afata ikirahure acyuzuza amazi. Hanyuma agihereza wa musore, nuko aramubaza ati ese iki kigo cyose urakizi? Na buri muryango urimo ibiro wose urawuzi? Undi ati ndahazi hose. Ati ngaho zenguruka iki kigo cyose, ugenda unyura kuri buri muryango wose urimo ibiro, hanyuma ugaruke. Ariko kandi ikizamugomba gukora ni ugukora ibishoboka byose ntihagire igitonyanga na kimwe cy'amazi kimeneka mu gihe uza kuba urimo kuzenguruka mu kigo. Umusore ati ibyo byonyine? Umugabo ati ni ibyo byonyine. Vuba na bwangu rero abateye intambwe ya mbere, hacigatiye ikirahure cyuzuye amazi. Ahera ku muryango wa mbere agenda gake gake azenguruka ikigo cyose kugeza agarutse kuri biro ya wa mugabo ushinzwe abakozi. Ati nyakubahwa rero nabikoze kandi nta gitonyanga na kimwe kigeze kimeneka. Undi ati ndumva ari sawa cyane. Ati none kuba nta gitonyanga na kimwe kigeze kimeneka wakoresheje iyihe tekinike? Umusore ati nakoze ibishoboka byose ncungana n'iki kirahure cyuzuye amazi, sinigeze na rimwe ndeba ku ruhande, mbese ntago byari gushoboka rwose ko hagira igitonyanga na kimwe kimeneka. Nuko wa mugabo arongera aramubaza ati none se ubwo wagendaga wigeze ubona ba bantu bari mu matsinda bamwe bavuga amagambo yuzuyemo amatiku? Umusore ati ubwo urumva nari kubabona nte kandi nari nahanze amaso ku kirahure kugira ngo amazi atameneka? Nuko umugabo aramubwira ati nguko rwose ubivuze neza, niba wabashije guhoza ijisho ku kirahure bigatuma utabasha kubona ibitagufitiye umumaro, urabyumva ute uramutse weguriye umutima wawe guhanga amaso ku bikureba ndetse n'ibyihutirwa mu buzima bwawe aho kwita ku magambo y'abagukikije? Urabyumva ute se uramutse witaye ku byo ushinzwe aho guhanga amaso amakosa y'abandi ndetse n'amagambo yabo y'urucantege? Imbaraga ukeneye uyu munsi rero ni ukumenya ko aho wajya hose utazigera ubura kuhasanga abantu bavuga amagambo yuzuyemo amatiku. Guhindura akazi wakoraga ukajya mu kandi, kwimukira kure yabo ntabwo ari byo bizaguha ubwisanzure bwuzuye na rimwe. Isaha y'imbaraga, birashoboka ko wakora uko ushoboye kose ngo uhindure ibibangamiye bigukikije, ariko nubona nta kutagize maze bikanga bikaguma uko byahoze, uzamenye ko ari cyo gihe ngo amaso yawe n'ubwenge ubyerekeze ku kirahure cyuzuye amazi ucigatiye mu biganza byawe. Icyo gihe bizakubera umwanya mwiza wo kwita cyane ku byihutirwa kuri wowe mu iterambere ryawe. Iteka ubwenge n'umutima wawe uzabihoze ku biguhesha icyubahiro ndetse n'ibiguteza imbere. Uko igihe cyicuma tujyane nacyo ariko dutekereza. Think again and again.